ese payi koko izajya ku isoko igira agaciro gafatika ituma abantu nyine babona amafaranga nk'uko babitekereza uyu munsi wa none? Genda byemera kubera impamvu eshatu ari nazo zituma cryptocurrency ikomera cyane: blockchain technology, immunity and liquidity. Gusa nawe ufite uko ubyumva cyangwa se uko ubibona. Mu maso y'abanyarwanda ndetse n'amatwi yabo cyane cyane urubyiruko, dore ko ari narwo rwinshi cyane mu baturage bose batuye igihugu cy'u Rwanda, benshi bamaze kumva cyangwa se kubona ijambo ryitwa Pi Network. Pi Network ni iki? Ikaze kuri Gain Focus Rwanda. Nanone uyu munsi ngiye kubabwira ikintu gishimishije cyane muri cryptocurrency, babwire ibijyanye na Pi Network. Ese waba warumvishe ikintu nk'icyo cyangwa se waba wifuza kumenya Pi ni iki? Ni gute wayijyamo? Dore ko tugiye nanone kureba ese Pi koko ifite ubushobozi bwo kuba yahindura